ugeze umbwira ngo wazaza bene mwene nyoko hano ugeze umbwira ngo mushiki wawe azaza nta soni Ngaga mwibariza bati ni wowe cyangwa baminduye ubwo bameze bati mu rugo bameze neza gusa mama aragukumbuye cyane ntabwo duherukanye cyo kushitagize kumusura ko urabona utavuga reba nawe ubuzima no guhiga no kuvuga urangaye washiduka nasubiye none ahangaha ndavuze ngo subira mu nzu ugende ukorope iriya nzu woze biriya byombo furi iriya myenda size mwibase muri dushe none aha ngewe Kanyana ndeka kujya ku ishuri njye gukora umugore mwiza ko ndeba urugo amaze kuburwa ibibazo gusa buri munsi ni ibibazo mu gitondo sangahe njya muri dushe ukankurikiza ibibazo nawe ngiye ukaza ukankurikiza ibibazo none reba n'ubu ngubu utubyukirije mu bibazo ngaha mbwira ikintu ugiye tutubwira twe tukwitaba ijambo n'iryawe ubwo no kubahamagara ngo tuganire ni ikibazo ra akase buri gitondo ngiye ku kazi urambwiye ngeze muri dushe urambwiye wose urambwiye ngahatubwiye nanjye ndakereye kujya ku ishuri nyine kugira ngo mutege amatwi numve icyo yavuze ngo aradushakira rero nta bindi biba birenze reka buriya iyo umuntu ari mu rugo agira agahe ko kuganira kugira ngo nyine bagende bungurana ibitekerezo nibyo ariko umugabo mwiza hari igihe ujya ubona ibintu byo muri iyi minsi ubona bimeze bite iyi minsi ntabwo byoroshye nta kintu cyoroshye ubwo ibintu ishatse kuvuga se ushatse kuvuga imibereho cyangwa bijyanye n'iki haba hanze haba na hano mu nzu iwacu uri kubona byifashe gute hanze byo ibiciro byaratumbagiye ibintu bitandukanye hano nubwo ubuzima busa nkaho butugoyemo ariko nizera ko Imana izaba byoroshye muhumure rwose muhumure ko ndi kubona agacu gatutumba nk'akazabyara imvura mugabo uca imigani nawe mama wanjye aho kuvugira mu migani na Yesu ubu namenye umbwiye ntabwo ari imigani ahubwo hari igihe umuntu yitegereza akabona izuba rirenda bavuga gutera rirenda kurangira hakaboneka imvura ariko mbere y'imvura hajya habanza ikintu bitaho guhinduka kw'ibicu ariko wa mugabo we habaho guhinduka kw'ibicu ariko ufite amagambo akakaye abo ndumva ari kuvugira mu migani nka Yesu ubwo se wasobanura ikintu ushatse kuvuga ariko none se ukabona gututumba no kugwa kw'iyo mvura ubona bisatira ndi kwibaza akazi kagiye kwiyongera cyangwa kagiye kugabanuka ko imvura igiye kugwa nyine imvura yaguye nubwo wenda ntari gusobanukirwa ibyo ushaka kuvuga neza uri kuvugira mu migani kugira ibintu bimera neza ariko nanone imvura buri isobanura ibintu byinshi cyangwa agacu uri kuvuga agasobanura ibintu byinshi hari ibyiza cyangwa ibibi ahubwo wowe agacu uri kuvuga washatse ko tuganira tuganiriza agacu uri kuvuga ni akahe aha mugabo wanjye uvuze neza ndagira ngo rero mbwire naciye hirya naciye ku ruhande sister wumve amuteze amatwi nta kuntu washakira mushiki wawe mu nzu akava hano inzu akava hano kamukodeshereza hanze cyane nshatse kuvuga nkaba yese kandi ari mu muryango naje nsanga hano mu mujyi akajya kwibana si gucyo nshatse kuvuga ntabwo cyumva iyo igicu kiri gututumba cyo cyenda gutanga iki nese hari ikibazo wabonye mu rugo hagati y'uyu nguyu wenda n'abandi cyanange umugabo wanjye ubundi uri kunyumva ndakumva neza ariko si ibintu byo gufata umwana w'umukobwa nk'uyu ajye kuba hanze byo noneho bikuye nakubwiye ngo ndi nyir'urugo kandi iyo umuntu ari umugore mu rugo aba agenda ayitegereza ibintu byose kuba nkubwiye ko ntashaka kubana na mushiki wawe hano mu nzu vugisha ukuri kuko madamu twaryamye nta kibazo tubyutse ubona aganira neza vugisha ukuri ikintu waba wakoze kumva ari guca imigani y'imvura ndagacunda ngiye kugusha imvura mbise muri uru rugo ave mu rugo reka twumve wenda bize ntabyo wavuga amatanga bambwira
shiri rero ntabwo uri hano sibyo kandi kabiri nta kintu mpfana muramukazi wanjye kandi nanoneho kugira ngo ubone inzira zibyaye amahari ejo zari inzira nzima wavuga ukuri nk'uko ukumva nese yagize ati tutabeshye nyine kuri kumbaza ibintu byinshi uyobewe iki ntabwo mwiyizi nese reka nkubaze muvandi sindatukana nawe utarambwira ngo kuri imirimo nawe kuyikora wivunika ibyo ari kuvuga ni ibyo nyine ari kubona bitagenda neza nyine kubera iki amafaranga ntari kuboneka neza uburyo ntibiri kugenda neza si ibyo ngibyo sheri njyewe icyo nakubwiye ngo noneho neruye sinshaka kubana na mushiki wawe habaye iki se koko umugore mwiza wambabariye ukareka kiga basi akarangiza imyaka byibura ingahe hano bigutwaye ko n'ubundi icyo yakareye koko tugiye icyo nakare tugisangira kuko numva utangiye kunzonga nakwigira mu mirimo yanjye hariya ndabona ariko ubushize waravuze ngo mushiki wanjye ngo nta mpamvu yo gushaka umukozi ngo ibyo ngo umukozi yakariye ngo mushiki wanjye arabirya ngo nta mpamvu yo gushaka umukozi ngo mushiki wanjye ngo umukozi yakaraye ngo ngora ibi bintu ni ibiki kuko biri muri uru rugo kandi erega nta nubwo arambwira ni kosa wenda mfite niba hari ikosa nakoze ntasaba imbabazi ntabwo aravuga impamvu kuvuga ngo va muri uru rugo kandi ari mwe bavandimwe naje nsanga ari uyu musaza wanjye ari wowe waje mu muryango turakwakira twese turi umuryango ntabwo ndiyumvisha impamvu uri kujyukana muri uru rugo rega ntabwo mvuze ko hari ikibazo ubwo nakubwiye ngo iyo umuntu ari kubona agacu gatotumba ejo kazi kaba kazavamo yenda nta n'ibintu byinshi nshaka gutekereza ahubwo ukananigendera kugerayo banegeye ku mirimo yanjye reba urankandage yakoze umwungu wa mugore wundi umeze gute he alo kamuhamagare aho wundi mushiki wanjye n'ubundi yaje adusanga nta kugira ngo njyewe mbure umuvandimwe nabura umugore nanjye muri iyi minsi ndabona nta bitagenda neza haticishwa ujya gukoropa hariya nkabikora kugira ngo niyoroheke haba ati watashye amajoro kandi mu by'ukuri ntabwo mva mvuye ku kazi ababizi ayimene mu mashuri ababizi nkabona biri kumbangamira sinzi ntabwo yishimye ahubwo natekereje ko hari ikibazo we nawe mufitanye oya ukuntu bimeze kumubwira ndi umugabo mu rugo uriya mugore natuze mu bane cyangwa mu kimwe n'undi yaradusanganye azagenda twibana nta kindi kintu oya ntacyo nakora nese umuri ariko nawe ugerageza umuhungu gusa Mugiye mko? Ngiye ku ishuri. Hehe? Ku ishuri. Ngoye. Se ntabwo urimo kunyumva ugiye ku ishuri? Ku ishuri? Wowe. Yego. Soni. Kompo wibonyemo iki urumva wiyumvamo iki? Ngiye ku ishuri se ntabwo urimo kunyumva? Kubwo nawe rero ratango warisi. Habundi uri kwiga iki? Se ufite ikibazo ki? Reba byanyu niyo myambarire. Rero ngura umukobwa nguri kwiga. Myambarire se gutwaye iki? Haso nga oya ireba ariko reba kuntu usa. Hasoni. Icyo bitwaye se ko nambaye? Cyakoze. Sinjya nkureba mu gahanga. Ikibazo dufitanye nawe. None ahangaha ndavuze ngo subira mu nzu. Ugende ukoropa iriya nzu, woze birabyombo, furi iriya myenda, size mwibase muri dushe. None aha ngewe Kanyana reka kujya ku ishuri njye gukoropa. Njye gukoropa. Narakubashye mu minsi yashize narakubashye ibyo wankoresheje byose narakukoreye ariko ibyo kuvuga ngo ndetse ishuri ngiye gukoropa ngewe Kanyana zabyira nta n'umwe mushoka ahubwo nta n'icyo kanigende
koko maze guhaga imitsi yanjye rero Imitsi urumva yanjye? utangiye kujya unsubiza yawe? none umuvandimwe azajya ajya guta umutwe yibaze imitsi yaretse agahanga none ngo ni imitsi yawe none uru ni urugo rwanjye ngomba gukora ibyo nshaka kandi none ahangaha ndavuze ngo ntabwo uri bushingure ikirenge aha ugiye ngo ugiye ngo nduzi ngo kwiga wowe utakwiga ibyo ni ibyawe ntabwo wigeze undi ushaka kwiga dufitanye ikibazo kigo nuko ntabwo muri uru rugo kwa musaza wanjye nkuko abimbwira mvaho uvuza ko neza uhita unshimira ahantu handyaga icya mbere nta mukozi uri muri uru rugo icya kabiri ntabwo nge ndi umuyaya wanyu icya gatatu ntabwo naje kubatekera icyo nkubwiye cyo subira mu nzu ugiye gukora ibyo nkubwiye ntega amatwi nkubwira wakwiga utakwiga ibyo ni ibyawe ibyo ni ibikureba ntabwo ari bindeba njye mfite gukorera ejo hazaza hanjye kumbwira ngo kujya gukora nawe ujye kubikora ubundi se ufite akazi kitakora cyangwa ubyihorera reka narakwikorera kugira ngo ejo hawe nuko ndavuze ngo ushingura ikirenge aho ntuzigere ungarukira mu rugo ngo haye n'umwanya utari ngombwa ibyo ngibyo byose biba byiganiriza hakumana koko ibinini babyara bejo bundi nabo bahavuye ari intamba agize n'irishano ry'umukobwa azanye naryo ritangiye kunsuzuma ariko mana kubera icyo ari njye ubuzima ko koko mana ari njye n'ubuzima maze kubura Shiko wikunze. uretse kwinjira sheri uretse kwinjira No kwinjira. uretse kwinjira gatoya ubwo rekaza n'agatembo ushaka tuvuga Ase turavugana koko. Nta nubwo ndakuramo n'inkweto nurama n'utuzi two kunywa. sheri kanza n'agatembo gatoya none ni bwo ugane sheri uretse kwinjira tubatse koko nkajya mu nzu nkakuramo n'inkweto. ahubwo sheri cara sheri wanjye nacara mu bana Musa na amahoro none kunzi ko nizeye ko utuntu twiza ugiye kumbwira pe. wihute se sheri Ndananiwe nano gutumye nkuramo inkweto. bw'abantu se kagenze neza Kagenze neza nta kibazo. umunsi yaremeze Byaha bimeze neza ariko nje naniwe nshaka guhita ndyama none rero abantu makaritse. Basi reka tugende mu nzu basi. ya sheri ndashaka ko tuvuganaho gatoya Ako ni utuntu twizateguye. ariko ko twiza cyane ahubwo se wiriwe gute Niriwe neza kandi muteze yombi niteguye kumva utuntu twiza ugiye kumbwira. sheri nyine nagira ngo mubaze kuri ka gatekerezo nari nakubwiye cya gihe Ako tuganira byinshi ubwo ndamenya ari iki. sheri nyine kakande Kaya. kamwe ka mushiki wawe ari Mushiki wanjye. Ariko mushiki wanjye yabigende bite? nyine rero navuze ko wamukodeshereza akatuvira mu rugo Akura mwana w'umukobwa gutwaye iki? Kari mutoya. sheri sinakubwira ikibazo ntabwo nshaka rwose icyo sheri Ciao mwana yanjye. Aho umuco mubi wawukuye. singa umugore wawe Uri umugore? nyine jya unyumva Nese umuco wo kwanga abavandimwe banjye wawukuye. se hari ubwo mbaga kumubwira ko ntamushaka hano ahubwo ari buze nawe sheri Nzahamukuraho. byari nyine Asura rambiwe. ahubwo se sheri genza njya mbona nanakwinginga n'ibintu ntunabishyire mu bikorwa uyu munsi ntabwo inzu yanjye uyinjiramo nta soni noneho ndebe ntabwo uyu munsi Asura rambiwe n'aka kanya. ndavuze ngo ntabwo uyu munsi winjira njye nabirambiwe ntabwo uyu munsi Ase ko wari umeze neza uhinduwe. ndakwiyamye umuntu arakubwira neza nturi kumva umugira ngo umuntu akunda atomboke gusa ntaho winjira Ase urakomeje. ntabwo winjiramo Ase madame. hase madamu Wahibye. ntabwo winjiramo reka nkubwire noneho nkubwize n'ukuri Eh. ndabirambiwe None se. Reka basi mbike machine. ndavuze ngo subira inyuma ntunanyegere kandi ntunyegere Ase urakomeje. ndavuze ngo ahubwo ntunyegere ntaho winjira Ngamba barabasi bwa none. ndakwiyamye Reka mubwire.
sheri ndakwiyamye sheri ntunyegere